Mickey yari ahagaze muri beauty salon itanga na barbering services. Aha akaba yari muri salo bita ku bwiza bw'abagore n'abagabo icyarimwe, ni naho yakoreraga akazi. Ubona ko iyi salo isirimutse cyane, imwe birimo abakozi bambaye imipira isa yanditseho ibirango by'iyo salo ndetse hasi bambaye amapantaro y'umukara. Iyi salo kandi ikunze guha serivisi abakire n'ibyamamare. Icyo gihe yari ari gusuka umukobwa ibisuko bigezweho, maze hanze ya salo haparika imodoka nziza cyane y'umukara, ubona ko hasohotsemo umusore. Uwo musore adatinze yahise yinjira muri salo, kubwo Mickey we wari wegereye aho umusore yinjiriye, yahise aba aretse gusukaho gato maze yegera uwo musore aramubwira ati murakaza neza muri Bright Salon, twabafasha iki? Umusore witwa James aramubwira ati ndashaka kwiyogoshesha no guca inzara z'amaguru. Mickey aramubwira ati ni karibu, ngwino wicare hariya umusore dukorana aza kogosha. Mickey ahita yereka James aho yicara maze abwira Sylvain bakoranaga wari wicaye areba muri telefone ye ati bro, umva nkubwire se, dore umukiriya yaje mwogoshe mabuja Kevin atagaruka akagusanga muri telefone mu kabipfa. Ako kanya Sylvain yahise ahaguruka atangira kumwogosha, Mickey nawe asubira gusuka umukobwa haburaga gato ngo arangize kumusuka. Nuko nyuma y'iminota arangije gusuka uwo mukobwa no kumukorera baby hair amutereramo spray. Asoje boss Kevin wa salo yari ahageze ari gusuzuma abari gukorerwa niba bari kunyurwa na service ndetse anareba ibigenda n'ibitagenda. Ahita abwira Mickey wari usoje gukorera umukiriya yari afite, amubwira koza mu mutwe uwo musore James bari bamaze kogosha. Bagiye mu kazu bogerezamo mu mutwe, n'ubundi yari muri iyi salo ariko ubona ko hitaruye abandi. Niba waragiye muri salo urahita wibuka uko aka kazu kaba kameze. Bagezemo maze Mickey atangira kumwoza mu mutwe ari nako baganira. James ati ariko ufite intoki zoroshye cyane, uziko wagira ngo ni iz'umwana. Umwana nawe utaranakambakamba. Avuga ibi ari nako asekamo. Mickey aramubwira ati zakubangamiye se, ntabwo uri kumva zigusirita neza? James aramubwira ati hoya, ndumva ari byiza pe. Mickey ati aho ni byiza ubwo wabikunze. Mickey akomeza atebya ati ubundi se ko we nabonye uri umukire uza mu modoka, ubundi ushatse umuntu ufite intoki zoroshye uzajya ugukarabya buri munsi ntabwo wamubura. James aramubwira ati ni wowe wa mbere numvise ufite intoki zoroshye uko. Atebyamo ati kereka ari wowe ugiye unyuza mu mutwe buri munsi, gusa ndabona ubikora neza nubwo intoki zoroshye cyane ariko urasirita neza nta kibazo rwose. Mickey ati akazi kose umuntu aba agomba kugakora neza uko ashobojwe. None se boss, wowe niba bitakubangamiye, wowe uba uhugiye mu biki mu buzima bwa buri munsi? James ati ndi umucuruzi urangura hanze nkabizana ino nkabicuruza. Mickey ati ibyo ari byo byose nawe bikora neza nubwo ntaraza kuguhahira. Bakomeje kuganira ari nako akomeje kumukarabya mu mutwe aranamurangiza. James ati urakoze. Rero nk'uko nari nabikubwiye kare, nashakaga no guca inzara z'amaguru, iyo nambaye inkweto zifunze zirambangamira. Mickey aramubwira ati rwose nta kibazo, your needs is our priority. Bavuye muri ako kazu yamwogerezagamo maze aramuhanagura amusiga n'amavuta mu mutwe aramusokoza, ahita akomerezaho ngo amuce inzara, ubona ko ari kwihuta kandi abikora neza. James yakomeje kwitegereza uburyo akorana umurava no kumubona, ubona ari umukobwa utujemo ariko unaganira, akumva yifuje kumenya byinshi kuri we. Mickey yazanye ibikoresho byo guca inzara, amwereka aho yicara bacira inzara z'amaguru maze arazica aranamukarabya amaguru. Mu gihe yari arangije kumukarabya ni nako yahise amusiga amavuta anamukanda ibirenge. Kubera ukuntu Mickey yari afite intoki zoroshye, James yumvaga bimeze neza, aramubaza ati witwa nde ngo njye nza hano mvuga ko ngushaka ngo bari wo mpa service ko nabonye ukora neza? Aramubwira ati nitwa Mickey. Mickey aramubwira ati none se boss mwe mwitwa bande? James aramubwira ati nitwa James. Mickey ati James, ni karibu hano iwacu muri Bright Salon, uzajya uza utuzaniye n'inshuti zawe, ngira ngo wabibonye ko dutanga service nziza. Arangije kumukorera byose abasaba kode yishyuriraho, barayimubwira arishyura maze arasohoka yinjira mu modoka arataha. Fabiola wari wahereye kare areba Mickey na James ko baganiraga, yahise yegera Mickey ati umva ko nabonaga muganira mwahuje urugwiro museka, uriya musore muraziranye ko abantu bose benshi uzi nanjye mbazi? Mickey aramubwira ati reka pe, ni nabwo bwa mbere nari mubonye ariko nanjye byantunguye ukuntu tuganira nk'abantu basanzwe baziranye. Fabiola ati sha, nabonye ari umusore mwiza, yakoze Imana irarema. Mickey aramubaza ati wamukunze se? Fabiola ati umva, ninde utakunda uriya musore, ariko wabonye noneho amaso ye, kandi si n'amaso gusa ahantu hose inyuma ni mwiza. Mickey aramubwira ati
ko ataruta Irene The Rock wanjye se? Fabiola ati umva kandi nawe reka wivuga uriya musore uba ubona utapfa kumenya ubuzima bwe. Ahubwo yari yampamagaye ngo ko utari kumwitaba kuri telefone. Mika ati ko ntabibonye se? Mika yahise akora telefone mu mufuka w'ipantaro yari yambaye asanga koko Irene yamubuze. Mika ati uzi ko buriya telefone yanjye iri muri siransiyo sinabimenya? Ubwo yahise amuhamagara maze Irene ntiyayifata. Fabiola aramubwira ati erega Irene sinzi ibye, umuntu ashaka ko umuhamagara ariko wowe kugira ngo uzamuhamagare agufate ni gake. Sinzi ibyo bahugiyemo pe. Miki kubera yari asanzwe amumenyereye ntiyabitindaho ati wasanga ategereye telefone. Kadusubire mu kazi mabuja atazabona muri kamera twarahagaze umwanya munini tutari gukora. Fabiola ati yego katugende. Dore uriya mukiriya wicaye ku ntebe y'iburyo imbere tujye gufasha Kami kumusuka ibisuko bya French curries. Ubwo Miki na Fabiola bahise bagenda gusuka, ubwo ni nako amasaha yagendaga akura maze bwije barataha dore ko babanaga muri ghetto i Kigali. Twongeye kubasuhuza mwese kandi tubaha n'ikaze mu nkuru y'urukundo tugiye kumva none. Tukaba dushimira abantu mwese mwakoze subscribe n'abatarayikora bagiye kuyikora, mu by'ukuri muri ab'agaciro. Mutubaye kure ngo tubahe high five ariko mwarakoze. Nawe utarayikora ndakwibutsa kuyikora kuko uzishimira icyo cyemezo wakoze uyu munsi. Urakoze ubwo uyikoze. Iyi nkuru ikomereje mu rugo iwabo wa James nyuma y'iminsi ibiri avuye muri salo. Ni ahantu ubona ko ari mu bakire bafite inzu igeretse ya etaje. James yari avuye mu kazi yitwaye mu modoka maze baramukingurira arinjira, amaze guparika imodoka akomereza mu nzu asanga mama we ari kubwira Nancy umukobwa wabafashaga imirimo yo mu rugo ati y'amafunguro ya nimugoroba yazane ku meza dore James yaje. James yahise ahobera mama we amusuhuza amubwira ati mwiriwe neza. Mama we ati yego ni neza mwana wanjye, ujye wihangana gukora wenyine dore nanjye ninoroherwa nzagaruka mu kazi, ariko nkurikije uko uri gukora cyane papa wawe aho ari mu ijuru atewe ishema nawe. James ati rekeraho pe, nta kibazo, ufata umwanya wawe wiyiteho ubanze umere neza nta kibazo uzaza, naho ubundi papa we Imana ikomeze imutuza heza. Mama we ati nibyo pe. Mama we arakomeza ati none se James, ubu koko urabona hano hadakenewe abuzukuru? Kuba papa wawe adahari mba nifitiye irungu kandi uri gukora nturi gusubira ibwana James. James ati uratangiye kandi rega nukuri nimbona umukunzi nzahita mukwereka, ariko ngomba kubanza kwitonda simpubuke kubaho kugira ngo bizagende nabi mvuga ko nahubutse naba nitonze. Mama we aramubwira ati sigaho mwana wanjye, ntabwo nkwifuriza guhubuka, itonde ariko nanone wihuta. Bahita barebana ubona James atumvise na mama we ariseka ati ndabizi ibi ntibijyana mu nteruro imwe ariko shishoza ushiramo agatege dore nanjye ndashaje. Mama we yakomeje agira ati ngaho rero banza ujye mu cyumba cyawe ukarabe, urasanga ameza twayatunganyije neza. James yahise azamuka ama esikariye agana mu cyumba cye maze mama we ava mu ruganiriro aho yareberaga amakuru kuri televiziyo ajya muri salo bariramo asanga Nancy yamaze kuzana amasorori yose y'ibiryo. Aramubwira ati Nancy banguka uzane n'imbuto ndetse na ji kugira ngo twicarire icyarimwe nta kongera gusubirayo. Nancy yahise yihuta arabizana maze bategereza James dore ko abasore badatinda no kwitegura. Yahise ahagera barasangira uko ari batatu. James yakomeje kujya kwiyogoshesha muri ya salo Miki yakoreragamo ari nako amwitegereza bakaganira biraho. Yatangazwaga n'ukuntu agira umuhate, ubu ubona azi kuvuga neza mu bwitonzi no gukebura bagenzi be bakoranaga, akumva ashobora kuba ari umukobwa udasanzwe. Hanyuzeho amezi 6 maze twongera kubona Miki ari kumwe na Fabiola muri ghetto babanagamo bari kwitegura ngo bajye mu kazi, maze Fabiola ari kwambara inkweto abwira Miki ati se Miki ko naheruka kubona Irene aza kugusura yabaye amahoro? Miki ati sha ubu nanjye aho bigeze sinzi icyo gukora. Fabiola ati kubera iki? Ikaramubwira ati Irene mperuka kujya kumusura, abantu bari aho yabaga barambwira ngo yarimutse. Fabiola ahita amuca mu ijambo abona ko atunguwe cyane atuvuze ngo Miki ubona atishimye cyane ati ni impamvu ntabwo nakubeshya, njye mbona dukundana nta kibazo, anyitaho ampa cyose nkeneye ariko telefone ze arazihisha iyo turi kumwe. Si ukuvuga ko mba nkeneye kureba muri telefone ye ariko usanga yikanga iyo negereye telefone ze. Fabiola wumva byamurenze ati umva nshuti yanjye, urabizi ko ngufata nka sister wanjye, uribuka ko twavanye mu ntara tuje muri Kigali gushaka akazi tukabana muri ghetto dutangiriye kuri zero. Inama nakugira ni nk'iy'inshuti ndetse na sister wawe.
Fabiola akomeza agira ati va kuri uwo musore atazakubabariza umutima, umuntu ntuzi aho asigaye aba, uramuhamagara rimwe na rimwe ntafate telefone agashaka ko we azajya ahamagara, ubwo se koko hari icyo utabonamo Miki? Miki aramubwira ati ndabonamo iki se ko nta kintu kibi ndamufatiramo? Fabiola ati ye ariko naragenze ndabona, ubu koko utegereje iki kindi azakwereka hanyuma y'ibyo wabonye? Mwihorere uba ufite ubuzima bw'ibanga bugumane. Miki asoje kwitegura ari kwambara isaha aramubwira ati yego ko sha Fabio uzi ko tugiye gukererwa, ntabwo nshaka gufatirwa mu ikosa na rimwe bitazatuma ntabona amafaranga yose ya nyuma nkeneye ngo mfungure salo yanjye. Fabiola ati sha tugende byo pe, ko njye se namaze kwishira mu myanya, umenye ko iyo salo uzafungura ndi umukozi wa mbere uzaha akazi? Ahita ahindura isura ubona ko ababaye, ati iyo ntaza guhura na wa musore wafataga amafaranga kuri konti yacu njye nawe twizigamiragaho tugiye kubana akayiba, ubanza nanjye mba narafunguye salo yanjye. Ariko life happens, it is what it is. Miki ati ihangane inshuti yanjye, mwihorere nawe urabizi ko bamufunze abo yakomeje kwiba, nawe ntiyorohewe, katwihute tugende mu kazi. Bahise bihuta bajya mu kazi kuri salo yari hafi ya ghetto babagamo. Bageze kuri salo bakiriyeho iminota 15 basanga James afite agapfunyika mu ntoki. Kevin mabuja wa salon ahita abwira Miki na Fabiola ati ko mwatangiye gukererwa se kandi habaye iki? Nizere ko bitazongera. Anyways, dore n'umusore yanze ko hari undi wamuca inzara uretse wowe. Rero banguka umukorere vuba maze Fabiola nawe ujye gusesha uriya mukiriya bamaze gukarabya mu mutwe. Ubwo Fabiola yahise ajya gufata seshe na Miki ajya kuzana ibikoresho byo guca inzara maze atangira kumuca inzara. Yamucaga inzara ari nako baganira maze James akajya amwitegereza bigatuma Miki agira isoni. Yahuzaga amaso na Miki, yareba mu maso ya James meza agahita yumva ibintu bimuriye mu nda maze agahita yubika umutwe agakomeza guca inzara yirengagiza. Mu mutima we akibwira ati mfite umukunzi twakundanye imyaka myinshi kamve muri aya. Miki yakongera kureba James agasanga aracyari kumureba. Ati nonese ko ndeba cyane naziciye nabi ndazihengeka? James ati hoya pe ntabwo wazihengetse ahubwo nitegerezaga uburyo ukora utuje ukunze ibyo uri gukora. Miki mu mutima akiyumvira ati aha ukuntu mbona ari kundeba si ukureba uko ndi kumuca inzara ahubwo ari kundeba mu maso. James yakomeje amubwira ati ubu buriya aka kazu kamazemo igihe kingana gute? Miki aramubwira ati mazemo imyaka 3. James ati mbere se wakoraga iki? Miki aramubwira ati narigaga nyuma mbuze akazi kajyanye n'ibyo nize nahise nsiga famiye nza muri Kigali, amafaranga yose nizigamiye ku ishuri no mu biraka nakoze niyo natanze hano muri salo nza kwigamo amezi 2. Kubera nari mfite umuhate nabifashe vuba bahita bampamo akazi. James ati yego ndabyumva. Ubwo ni nako Miki yarimo asoza kumusiga ibirenge ahita amubwira ati ndarangije kugukorera kode wishyuriraho ni ya yindi hanyuma reka njye gukorera abandi bakiriya. Miki ahagurutse ngo agende, James ahita amufata akaboko ati uretse kugenda Miki akira aka kapfunyika ni wowe nari nakazaniye kubera wakomeje kumpa serivisi nziza. Miki yaratunguwe cyane ati James ati yego nakawe ndakwinginze ntukange kuko kamvuye ku mutima. Miki yaramushimiye aragafata maze ajya kukabika aho yabikaga handbag yiwe. Umugoroba haje umukiriya w'umukobwa, uwo mukobwa yitwaga Teta yari yicaye ku ntebe naho Miki nk'ibisanzwe yari ari kumusuka amuhagaze inyuma. Hashize amasaha 2 n'igice ari kumusuka telefone y'uwo mukobwa w'umukiriya Teta yarasonnye. Miki arebye abona handitseho izina ngo Irene The Rock n'udutima tw'umutuku. Yahise agira amatsiko no gutungurwa cyane kuko nawe yari azi ko umukunzi we Irene yari afite nickname cyangwa irindi zina rya The Rock. Ahita atega amatwi cyane ngo yumve ibyo bavuga. Ijwi ryari riri muri phone riti baby wirutse. Teta wasukwaga na Miki aramusubiza ati niriwe neza be. Uwahamagaraga ati none se ko watinze ugeze he? Teta aramusubiza ati bagiye kundangiza ndaje. Ajye se wambwiye ko birthday party yanjye ibuze kubera aho muri Shine Hotel? Uwahamagaraga ati yego niho. Be banguka inshuti zacu zose zahageze ni wowe wenyine usigaye. Teta ati ndaje ntabwo ndi kure. Bahita bakupa. Miki yumvishe umutima uteye cyane hagira ubwoba bwinshi kubera yumvise ijwi rimeze nk'iry'umukunzi we Irene. Yahise asa n'uwijijisha akomeza gusuka duke twari dusigaye. Teta ahita ahaguruka ajya kwishyura. Miki yahise yegera Fabiola aramubwira ati mbabarira ubu ndebera Kevin boss naze umubwire ko natunguwe n'imihango nkaba nagiye kugura pad. Ndashaka gukurikira uriya mukobwa ndi kumva umutima uri kundya cyane.
Fabiola arabyemera. Uwo mukobwa w'umukiriya amaze kwishyura yahise akomeza n'amaguru ajya muri Shine Hotel. Miki yari azi aho iyo Shine Hotel yari iherereye kubera ko yari hafi ya Black Salon aho yakoreraga, maze aramukurikira ariko agerageza kumwihisha. Teta yarinjiye, Miki akomeza kumukurikirira mu ntera. Ageze imbere, Teta bahita bamuririmbira indirimbo y'isabukuru. Miki arebye neza asanga Irene umukunzi we ari we ufite gato aza yizanira Teta, ahita amuhobera aranamusoma. Miki kwihangana byaramunaniye, ahita asakuza ngo Irene, uko ni nako yahise yikubita hasi. Bose barahindukira, Irene ahita aza yiruka ngo sheri ugeze hano ute? Miki akomeza kurira ati koko imyaka yose twakundanye uyitesheje agaciro. Ubwo niko amarira yari yamurenze. Teta ati uyu mukobwa numva kwita sheri ni ibiki? Unci inyuma se? Irene biramucanga, abwira Teta ati uyu mukobwa ni inshuti yanjye twakuranye. Miki ati ye? Ati inshuti yawe mwakuranye cyangwa umukunzi wawe? Ariko Irene ni wowe kuko wankora ibi? Ubu se koko nakosheje iki? Abari aho bose bari bumiwe byabacanze. Miki yakomeje kurira, arahaguruka ariruka aragenda. Irene yasigaye yinginga Teta ati mbabarira unyumve. Teta ati numva iki? Ubu koko mu minsi yose ubonye ko ku isabukuru yanjye ariho nagira umunsi mubi bitewe nawe? Cyakoze uranyeretse. Irene ati wifate uko bitari. Uriya twari inshuti mu gihe kirekire, aza kugira ngo ngenda mukunda kandi njye ntabwo mukunda, nkunda wowe. Teta ahita amubwira mu gahinda kenshi ati Irene, ntabwo ndi igicucu cyangwa umwana ku buryo ntabona kuri ya muntu mwakundanye. Kuko amarira nk'ariya yarize ntabwo ari ay'ubusa. Gusa urambabaje, ibyo nkoreye uzabyicuza. Ubwo ni nako Teta yahise nawe agenda, Irene agenda amwiruka inyuma. Miki yasubiye mu kazi yihanagura amarira ngo batamubona, asaba uruhushya nyirabuja maze amubwira ko atameze neza kubwo amasaha yo gutaha yari yegereje. Nyirabuja aramureka. Yafashe handbag ye na ka gapfunyika James yari yamuzaniye maze ahita ataha. Yageze muri ghetto ararira bikomeye, maze Fabiola atashye asanga nawe akiri kurira. Aramubwira ati Miki, ihangane inshuti yanjye, ntukarire ngo umuntu yarakwanze cyangwa yaguciye inyuma, ahubwo ushime Imana yabikweretse hakiri kare. Basanga Imana iri kugutegurira undi mwiza uzishimira. Ihangane ni ukuri. Ubwo Miki we yari ari kurira nta kindi, Fabiola akamwihanganisha. Fabiola yaje guhaguruka ajya guteka ibiryo. Byarahiye abizanira Miki ku buriri, ahita abona agapfunyika James yari yahaye Miki kari aho ku buriri. Ati Miki, hano harimo iki? Miki ati simbizi, nawe irebere. Fabiola aragafungura asanga harimo shokora, asakuza ati umva, ntumbwire ko ka gapfunyika James ari we yari akazaniye. Miki ati ni njye. Fabiola ati umva, nyamara njya mbona James agukunda, ukuntu akureba, ukuntu muganira mwahuje urugwiro, nawe wasanga umukunda ukaba uri kurizwa n'umubeshyi kandi hari umwana mwiza. Miki mu ijwi ryatangiye koroherwa ati uriya mwana wo mu bakire se twahurira he? Ariko ubona imodoka atwara, urumva koko we byakunda Fabio? Fabiola ati cyane pe, none se akureba kuri yari irari gusa? Miki ati simbizi, abasore b'iyi minsi ntiwamenya ibyabo, nimbona nkiza agahinda Irene nteye nzashima Imana. Fabiola ati nyamara wabiha amahirwe. Bahita barebana ubona Miki atabyumva ati Haciyeho iminsi ine twongera kubona Miki na Fabiola bageze mu kazi. James yaparitse imodoka kuri salo, ababonye ahita asohoka mu modoka. Miki amubonye aratungurwa, aramusuhuza na Fabiola aramusuhuza. Fabiola ahita ajya muri salo. James na Miki baguma hanze baganira. Miki ati none se inzara zikuze nonaha kandi? James ati sigaho, inzara zikura mu minsi ine zibaho? Ese ntabwo wari ukumbuye kumbona? Miki ati yego nari ngukumbuye. James ahita amwenyuramo ati kumbe nibyo. Hagati aho sinshaka kugutinza boss Kevin atabifata nabi, dore iyi gift niyo nari nkuzaniye kamite ngenda. Miki no mu gutungurwa kwinshi cyane ati ariko James no kumpa impano. Okay, sawa urakoze cyane. James yahise asubira mu modoka ajya ku kazi. Miki arebye ku ruhande asanga nyirabuja ari kumureba urujisho. Miki ahita yibwiriza ajya kubika agakapu ke na gift, ahita atangira akazi vuba vuba kuko iyo salo iba yaranditse izina igira abakiriya benshi cyane. Miki asoje akazi saa 9:30 z'ijoro, yaje kujya kureba ya gift asanga harimo shanete nziza n'ikanzu nziza itukura, harimo agapapuro kagira kati ndakwinginze unyemerere uze kwambara iyi kanzu tuze gusohokera muri Shine Hotel yegeranye n'iyo salo saa 9 z'ijoro. Ubwo Miki yaratunguwe arishima cyane, ubona ko anezerewe cyane,
ahita ataha ajya kwambara ya kanzu aniyitaho bidakabije, ajya muri Shine Hotel yegeranye na salo n'ubundi yegereye aho babaga muri ghetto. Nuko saa 2 z'ijoro zigeze asanga James yamutegereje hanze ahagaze ku modoka ye areba mu marembo ku buryo ari buhite amubona. Mickey yarinjiye aza avuga ati James ni ukuri pe, I'm so sorry, agapapuro nakabonye ntinze kandi twe muri salo dutaha saa 1:15 n'ubundi ntabwo nari kuza amasaha y'akazi atarangiye. Ubwo James kuva aho Mickey yinjiriye yari yarangaye areba Mickey noneho atambaye ipantaro nk'uko byari bisanzwe mu kazi, abona yabaye mwiza mu buryo butangaje, agira ubwuzu bwinshi maze ibyo Mickey yavugaga we ntiyabyumvaga. Nuko James ahita yegera imbere gato ahobera Mickey, amara umunota wose amuhobeye aho muri parikingi ya Shine Hotel. Bose bari batuje, Mickey akumva bidasanzwe kuko yiyumvaga bitandukanye ubwo James yamuhoberaga. Nyuma y'umunota bararekuranye maze James aramubwira ati ibi nabyifuje kuva kera nkikubona, numvaga nshaka kukubona utari mu kazi tukaganira dutuje ariko Imana ishimwe ubwo bibaye. Mickey aramubwira ati nanjye biranshimishije, uri imfura James, kandi ndatekereza ko umuntu mukundana yahiriwe cyane. James ati twinjire mu nzu tuganire kuri ibyo bintu by'abo dukunda nubwo batabizi. Mickey yumvise bimutunguye ariko ati yego reka twinjire. Bahise bajya aho muri hoteli iruhande rwa pisine aho abantu bicaraga bakaganira maze babazanira ibyo kurya ari nako baganira. James ati ibiryo se urumva bimeze bite? Mickey ati biraryoshye cyane nabikunze. Wowe se urabyumva gute? James ati ndabizi ibiryo bya hano bihora biryoshye pe. Mickey aratungurwa ahita amubaza ati noneho uhora usohokana abakobwa batandukanye James? James araseka cyane ati ntabwo nari nzi ko watekereza muri urwo ruhande, ntabwo ari abakobwa mba mpazanye ahubwo ni abantu dukorana, hari igihe duhurira hano tugiye kuganira. Mickey ati okay. Bamaze kurya bagumanye icyo kunywa maze James ati mu by'ukuri impamvu nifuje ko duhura nuko nari maze iminsi ntatuje kubera hari ijambo nashakaga kukubwira. Mickey yahise yumva ibyo ari byo byose James agiye kumubwira ko amukunda, akumva yahita abyemera James ataranavuga ariko ati reka mbyumva bivuga. James arakomeje ati kuva wankarabye mu mutwe ku ntoki zawe zoroshye. Mickey yahise amwenyuramo. James akomeza ati uko uvuga neza witonda byarankuruye ku buryo nta munsi n'umwe wira ntagutekereje. James yahise yegeza intebe imbere yari yicayemo, bari bicaye mu ntebe zirebana, ahita amufata ibiganza areba Mickey muri ya maso ye meza yitonze ati Mickey ndagukunda. Nyemerera umpe amahirwe yo kuba umusore utuma wishimira impamvu Imana yaremye urukundo, ndifuza ko twaba umwe muri uru rugendo. Mickey atazuyaje yaramwemerera ati James nanjye ndagukunda, nkunda ukuntu utuma numva mfite amahoro, nkumva uri inshuti yanjye ya hafi nabwira buri kimwe ukamba hafi. Bahise bahoberana maze bose bariruhutsa kuko buri umwe yakundaga undi ariko kubivuga bikagorana. Banahanye nimero za telefone. Baratashye bakajya bavugana kuri telefone maze iminsi iricuma, mama James aza kumenya ko afite umukunzi ari we Mickey. Ubwo ni nabwo Mickey yafunguye salo ye aha akazi Fabiola bakajya bakorana. Yatangiye atabona abakiriya ariko kubera ukuntu yakoraga vuba kandi neza akanaganiriza abantu neza, yagiye abona abakiriya nabo bakamurangira abandi. Salo ikora ityo akajya no hanze mu mahanga kurangura amawig, amavuta atandukanye, meshe, plante n'ibindi bikoresho bitandukanye yakeneraga muri salo ye. Umunsi umwe Mickey ari ku kibuga cy'indege avuye kurangura, telefone ye yarasonnye asanga ni James umuhamagaye ari kwitsa imitima ati be urihe? Mickey abanza kugira ubwoba aramubwira ati ndi i Kanombe. None se babe ko numva uri kuvuga utari rwiyambitse ni amahoro? James ati ndapfuye mana we, ndikumva ntakiri muzima. Noneho Mickey ubwoba burushaho kumwica ahita arekura valise yari afite ati none se babe ko ari ubwa mbere nkumvise umeze uko, wambabare ukambwira habaye iki, wabaye iki, ninde wapfuye mbwira? James ati everything is gone, ubu ikintu cyose nari mfite nta kintu gifite, amafaranga yose, inzu famiye yari yarubatse, za UPI twari twibitseho byose nta na kimwe. Mickey ati na UPI se wayibuze? James ati yewe n'ibibanza byose byagenda, apfuye noneho ndarangiye. Mickey ati babe uri hehe nonaha? James ati ndi ku marembo y'aho. Gukomeza biramunanira arihangana ati ni amarembo y'aho nahoze nkora ubu hatakiri ahacu. Mickey ahita amusubiza ati buhagumye ndaje.
Yahise afata ya valise atega taxi voiture arihuta agera aho James yari yicaye hasi abona byamucanze, maze Mike arasohoka mu modoka aramuhobera cyane ati babe tuza humura ngwino tugenda homba, urabyibuka ko ntakibana na Fabiola nsigaye nibana, humura nta muntu uza kumenya ibyabaye. James ati mama wanjye we yahise aremba. Nancy wo mu rugo yambwiye ko mama bamujyanye kwa muganga ari muri koma, ibintu byose twaruhiye na papa yaruhiye imyaka yose byagiye. Mike ahita arekera kumuhobera aramureba mu maso aramubwira ati babe nyumva tugende ubanze utuze nawe utaza kurwara. Mike yahagurukije James maze amujyana muri taxi voiture yari yajemo, maze baragenda babanza kunyura aho Mike yabaga. Ubona ko ari inzu nziza isize amarangi meza. Mike ageze mu nzu yabitse valise abwira James ati ihangane babe akatari amagara barahaha, tuza kuba uri muzima ni ikigaragaza ko ufite amahirwe yose yo kugera ku cyo ushaka cyose, rero tuza komera ube umugabo dore nicyo mama wawe yakwifuriza. Mike yahise ajya mu gikoni ubona ko gisirimutse, afite amashyiga menshi batekeraho, hamwe atekeraho ibiryo ahandi ahatekera umureti. Umureti uhita ushya maze ahita awuzana barasangira, maze n'ibiryo bihiye bakuraho ibyo bajyana kwa muganga, barangije bararya. Ariko ubona ko James yangaga kurya, kubirya Mike yaramuhatirizaga. Bahise batega moto bajya kureba mama James wari muri koma na Nancy wari umurwaje, maze Nancy ararya bamurangira nimero y'igipangu aho Mike yari atuye arataha ajya kuryama, maze Mike na James basigara kuri mama James. James ubona ko amaze gutuza, Mike aramubaza ati none se babe byagenze bite? James mu gahinda kenshi ati umuntu dukorana wari umaze imyaka 12 muri kampani yaduhaye igitekerezo cyo kurangura aho tutaranguriraga, ari mu rwego rwo kugira ngo tuzane innovation cyangwa kuzana udushya, atwereka ahantu hashya twanyuze amafaranga bitatugoye. Ukuntu abantu ari abagome, yatubwiye ngo dushore menshi ngo ni nabwo tuzabona menshi, kandi koko nabyo nibyo. Yaduhaye impamvu zose dutekereje ko nta kibazo na kimwe twigeze tugerana muri iyo myaka yose, kandi ko nawe ubwe yakoraga neza kuko yari umwe mu bayobozi ba kampani nawe. Impamvu zose yaduhaye twarazumvise, kumbe yashakaga kutwiba amafaranga yose. Ahantu yatubwiye kohereza amafaranga twasanze hatabaho. Yakomeje ikiniga kiraza ati umushinzi yatumye ngurisha inzu n'imodoka yanjye, nawe ambeshya ngo yagurishije iye kugira ngo dushore menshi ngo tuzabone menshi. Mike ati ihangane mukunzi, Imana izi byose, twe ntitwamenya impamvu zayo. Ibizi nta magambo mfite nakoresha yatuma ibyagiye bigaruka, ariko ihangane ibyabaye byabaye, icyo tuzakora ni ukumukurikirana akagarura ibyo yibye, kandi biragusaba gukomera. Hashize igihe mama James yaje gukira, nawe abana na James na Mike na Nancy aho kwa Mike. Mike yaje gukomeza gutera imbaraga James, maze James ajya gushaka akazi kajyanye n'ibyo yize, amara amezi 7 yarakabuze. Aho yakoraga ikizamini cy'akazi hose ntibamufataga. Umunsi umwe bari mu nzu aho kwa Mike, James yasohotse mu cyumba cye, bakubitanira muri korodoro na Mike nawe asohotse mu cyumba cye, maze James abwira Mike ati ubu koko nacumuye iki ku buryo ibi byose byambaho bingana gutya? Ubu koko nta kintu nshoboye ku buryo mbura akazi bene aka kageni? Mike aramubwira ati babe tuza akazi kazaboneka rwose, wowe komera kandi ukomeze kugerageza. James ati ubu koko amezi 7 yose ashize nigeze nicara ntari gushaka akazi? Ntako ntagize pe. Mike ati ntuzi se ko bavuga ngo kwihangana bitera kunesha? Ihangana ukomeze ugashake, eregura umuhanga wowe, ndakwizera uzakabona kandi ugakore neza nk'uko kera twabivugaga ngo akazi kose no kugakora neza. James ati urakoze kumbwira amagambo antera imbaraga, ubundi sinzi uko nari kubaho ntagufite. Mike atebye ati yii ntabwo wari kubaho utamfite rwose. Bose bahita baseka. Muri ako kanya telefone ya James yari muri salo yahise isona, aramanuka ajya kuyifata, maze bamubwira ko hamwe muho yari yarasabye akazi yari umukozi wagiye mu Burayi ko yajya kumusimbura. Yahise yishima ahamagara Mike na mama we ati muze muri salo mbabwire, ababwira byose ko bamwemereye akazi maze bamufasha kwishima. Mike yahise ajya hafi muri quartier ajya kugura keke yo kwishimira akazi gashya. Mama wa James asigaranye na James muri salo aramubwira ati koko James wampaye abuzukuru, ubu koko we na Mike muzakundana imyaka 10 kugira ngo mubone kubana? James ati erega nari mpugiye mu gushaka akazi ma, ni ukuri ndakwizeza ko ubwo nkabonye nzabikora uko ubishaka,
kuko nanjye erega Miki ndamukunda, niwe gisobanuro cy'urukundo nzi. Nyuma y'iminota Miki yahise azana keke maze barayirya, mama wa James amaze kunanirwa ajya kuryama. Uko niko amasaha yakoraga asatira umugoroba. James asigarana na Miki muri salo maze James abwira Miki ati my love, ndagushimira mbikuye ku mutima uko wakomeje kubana nanjye mu bibi no mu byiza. Ndashimira Imana yampaye impano ikomeye mu buzima buri mugabo wese yakifuza ariyo umugore mwiza. Iyo ntekereje ko gusura uwanjye numva ntuje. Uko yavugaga ni nako yegeraga Miki ku ntebe yari yicayeho maze Miki ubwoba buramwica atangira gutitira. James ati nonese kutitira babe? Miki ati erega ahantu turi hatuje gutya turi twembi twenyine n'indirimbo zituje ziri kuvuga gake, kuba uri kunyegera ndumva ibi byose biri kuntera ubwoba. James ati humura ndagukunda kandi nta buryarya, ibi ngiye gukora nari kuba narabikoze kera ariko ndumva ibyishimo mfite nabigusangiza. Ubwo ni nako James yahise afata ibiganza bya Miki maze aramureba mu maso. Miki noneho yumva mu nda haratogose kubera ukuntu yakundaga amaso ya James. Mu ijwi rituje cyane James aramubwira ati wanyemerera ukazambera umugore tukazabana byemewe n'amategeko? Miki mu ijwi rituje cyane ati yego babe, nabyemeye kera mbona uri imfura. Bahise bahoberana ari nako James akora kuri Miki. James agiye gukomeza ibindi Miki aramubwira ati ibi bintu ugiye gukora sindabigerageza na rimwe. James amubwira amwongorera ati humura ntabwo nabikorera hama mama ataza muri salo bikagenda nabi. James amaze amezi abiri akora akazi aza kwimukana mama we na Nancy maze baza kujya gufata irembo muri famiye ya Miki. Haciyeho amezi make bakora n'ubukwe bushimishije. Nyuma y'igihe twongera kubona mama James ari kwa muganga ubona adatuje afite ubwoba bwinshi cyane maze James asohoka muri room imwe aramubwira ati ma ndumva ufite ubwoba cyane, komeza usenge cyane umwana avuka amahoro hatagize upfa yaba we cyangwa mama we. Mama James aramukomeza ati hangane mwana wa, tegereza wihanganye biraza kugenda neza. Telefone ya James yahise isona. Mama James abwira James ati ubwo koko ntabwo uri kumva iyo telefone isona James? James ati uvuze ngo? Mama James ati itaba telefone bari kuguhamagara. James ati ubu se muganga agiye kumbwira ko Miki yabyaye akaba agiye kubimbwira kuri telefone kandi ari kubimbwira imbona nkubone? Yavugaga ibyo ari nako akuramo telefone aritaba, arumva ahita asakuza ati mana we. Ubona ko yishimye. Nyina ati nibiki James? James ahita apfukama hasi ati wa muntu watwibye baramufasha kandi ngo azasubiza ibyo yibye byose anafungwa. Nyina ati Imana ishimwe cyane kandi himbazwe. Uwo munsi bibarutse n'imfura yabo, ubuzima burakomeza. Aha niho inkuru yacu ya none irangiriye. Nkaba ngushimira wowe ugeze kuri uyu munota ukurikiye inkuru. Wakoze cyane kureba, wakoze nuko ugiye gukora subscribe, kandi inkuru z'urukundo, amateka y'ibyamamare, ibiganiro ku buzima n'ibindi bitandukanye nakagaruka hano kuri Bezo Updates. Mukomeze kugira ibihe byiza.